Hello guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe application, uburyo ushobora gusiba application utagikoresha muri telefone yawe, cyangwa se uburyo ushobora kudeletinga application utagikenera hano muri telefone yawe. Iyo application tugiye kureba ukazideletinga uciye ahantu hitwa muri Play Store, ukazisiba uciye ahantu bita muri Play Store, ukazideletinga maze ubundi telefone yawe ikagenda ku muvuduko yihuta kandi ukongera storage yawe mu gihe gito cyane. Ntabwo nabatindira rero guys, rero bwa mbere umbonye gerageza ukande subscribe, ukande kunzogera, wibuke ukana like. Ikibazo cyose ufite ukimbwiye muri comment, ubundi nzajya mbafasha 5 kuri 5. Okay guys, ntabatindiye rero, ntabwo nabatindira, tuze muri Play Store yacu. Ubundi tumara kuza muri Play Store yacu bite tugenda dukande hara hejuru hari ku gafoto nyene no tuza dukanda kuri email yacu, tuza tugenda dukanda ku gafoto kuri email yacu hariya. Ndize ko mu kwabona buri muntu wese, ndize ko mu kwabona. Okay guys, nitumara kwakanda hariya tuza hano handitse ngo manage apps and device, niyo tuza tugiza dukande. Ubundi tumara kwakanda urabona ibintu bose batuzanira nyine, nawe uri kubibona, amaso ari kuguhereza. tuze twikande hano handitse ngo manager, nize ko murimo kubibona guys. Nitumara gukanda hano handitse manager, urabona yuko izi na application dufite muri telefone ubu ngubu, nize ko urimo kuzibona nyine application dufite ubu ngubu muri telefone. Ariko ntabwo arizo dushaka gusiba, ahubwo dushaka gusiba application tutagikoresha hano muri telefone yacu. tuze twikande hano handitse ngo this device guys, ndize ko murimo kubabona, ize kumwe kwabona kabisa. Ubundi duhite tuza dukande ahangaha handitse ngo not installed, ubwo ni application zose twasibye hano muri telefone yacu. Guys, nyamuneka ibyo nkoze nawo abari byo ugenda ukora, mukajya mukora ibintu ntaberetse, kuko ushobora kwica telefone yawe cyangwa se ukaramuka wangije ibintu byinshi bitandukanye. Guys, tuze noneho tudatinze tugenda tuvivure utu twose muri kubona, tuza tugenda application yose tutagikeneye yose, tuzagenda tuvivura paka application zose tuzimaze. Guys, munyumve neza, tuzagenda tuvivura buri application yose dufite ahangaha kuri telefone yose, tuvivura. Nitumara kuzivivura zose uko zakabaye, ubundi zose tuvivura, ntage nimwe dusimbuka. Guys, munyumve iki kintu mucyumve. Hari abantu benshi bagiye bakora ibintu byo tutababwiye, cyangwa se ugasanga bari kutwandika nko muri komanteri ngo ibintu wadukoreye, ngo waratubeshye, ngo watubwiye ibintu bitari byo. Guys, ntabwo njye mbabwira ibintu bitari byo, ahubwo wowe niwe ukora ibintu byo ntababwiye. Weho ukoze ikintu cyo ngenda babwira, maze ubundi ukagenda usiba bambe sorry gatoya, ukagenda uvivura kuri buri kazu uko ndi kubikora. Guys, ntabwo application yawe cyangwa se ntabwo telefone yawe wayangiza uko mbibereka, ariko mugenda mubikora, ntabwo telefone yawe wayangiza na gatoya. Guys, njyewe nk'uko bisanzwe birazwi, ndi Amazimwe News. Iyo mbaboneye akantu gashyashya hano kuri YouTube, iyo mbabona akantu gashyashya mfite nk'abazanira 5 kuri 5, kuko aka kantu ari gashyashya kandi ari inyungu. Guys, mwanambye muri commentaire nkazabakorera izindi video zitandukanye, nk'uburyo wa pinninga nk'uburyo wa pinninga ibintu kuri TikTok, video izo pinninga zikareba zarebwa cyane, cyangwa se nk'uburyo washyira password kuri WhatsApp yawe ku buryo nta muntu waguhackinga. Izo video zose mba zifite ku ruhande, ushaka wagenda ukareba nko muri video zanjye ahantu handitse ngo amasomo ziba zihari, amakuru yizewe aba hari hano kuri YouTube channel yanjye, na comedy nazo ziba zihari, mbese buri kimwe cyose ushaka. Ariko nyine bigiye biri kuri playlist nyine zitandukanye, buri kimwe cyose ushaka hano kuri YouTube igihe byose mba mbifite 5 kuri 5. Guys, ikintu cyose mwifuza mujye munyandika muri commentaire kugira ngo mumenye yuko namwe muhari, kugira ngo ntazamvuga ngo video zanjye zarebwe n'amarobo, menye ko ari abantu bazirebye. mukana subscribe n'inzogera kugira ngo izi video zigeze bageraho ku munsi.
guys. Murabona yuko nyine turi kuvivura application, ngene mfite ama application menshi atandukanye. Nubona application nasimbutse umenye yuko iyo application nyine kikeneye yuko nzayikoresha n'ubundi ubutakowe ko ntabwo ndaba nkeneye kuyisiba. Ariko weho application zose wasibye, hari ukuntu unasiba application wamara kuyisiba nyuma ukazayishaka ukayibura kubera ko wayisibije. Rero ibi byose hano kuri Amazing News byose ndabibahereza 5/5 ukabasha kunezerwa cyangwa se ukabasha kwishimira izi video zanjye basha kubagezaho 5/5. Okay guys, tutinze rero murabona yuko dusoje. Nusoze uza tugenda ukanda hara hejuru, hara ndi kukwereka hari akantu ka direct ariko karimo gakuba. Nurangiza uhitugenda ukanda hara handitse ngo remove. Dize ko muri mukubona remove ndabize abenshi muri mwe bazi kuntu bisobanuye. Remove no kubivuga nyine ibintu tuyikeneye. Maze numara kurimovinga urabona yuko application zose zigenda. Murabona application dusigaranye ni izi ngizi none nayo nkeneye gusa. Guys, gerageza ukande subscribe nyamuneka, ukanda kunzogera nyamuneka, urabona supportinze gerageza. Ubundi numara gukanda kunzogera ukanda like unayisharinga ino video niba urukunda ari ngombwa, maze ubundi ubu umuntu w'agaciro ujye ukurikirana ibintu byanjye 5/5. Guys, duhuriye mu zindi video, ndabakunda cyane 5/5. Ciao ciao.